Hari akantu gatangaje nakuye ahantu cyangwa se nasomye ahantu nifuza nawe kugusangiza. Guturuka igihe byatangiriye cyangwa se nk'itangiriro rya byose kugeza n'iyi saha, Imana ibintu byayo byose irabicurika. Urugero rwa mbere, Imana yarabanje izana urumuri, ibona kurema izuba. Ndaguha urundi rugero, urabona Imana yabwiye Aburahamu ngo wowe uri sekuruza w'amahanga. Noneho iravuga ngo ibwira n'umugore we ngo Sara umugore wawe nawe ni nyogokuruza w'amahanga. Ariko igitangaje ni ukuntu yabibabwiye kandi Sara already yari yaramaze kurenza igihe cyo kubyara. Mu isi y'abantu ugomba kubanza ukabyara kugira ngo ubone kwitwa papa cyangwa se umubyeyi. Mu isi y'Imana urabanza ukitwa papa cyangwa se umubyeyi ukabona kubona umwana. Aburahamu yarabanje yitwa papa nyuma aza kubona umwana. Mu isi yacu ukwiye kubanza ukarwana intambara ukayitsinda, nibwo witwa umutsinzi w'intambara cyangwa se uwatsinze intambara. Ariko Imana yabwiye Yesuwa ngo wowe ubu tuvugana namaze kugabiza Yeriko, abona kujya kuyitera. Ntabwo yabanje kujya kuyitera ngo Imana iyimugabize, Imana yayimugabije atarajya kuyitera. Mu isi yacu kugira ngo ube umuntu mwiza cyangwa se ukiranuke, ugomba kubanza ugakora ibintu byiza cyangwa se ukabanza ugakiranuka mbere y'uko witwa umukiranutsi. Ariko ku Mana biriciriza, ukwiriye kubanza ukitwa umukiranutsi, nyuma yo kwitwa umukiranutsi Imana igahita iguhereza imbaraga zo gukiranuka. Iby'Imana biratandukanye cyane n'ibyo abantu twebwe dutekereza. Imana ibanza ikaguha urumuri, ikabona kuguha izuba. Imana ibanza kukubwira ibyo ikoze cyangwa se isezerano, nyuma ikazabona kuguha ibihamya by'isezerano yaguhaye. Imana iguha ijambo ryayo, ubundi yo ubwayo ikabona kwikorera ibyayo nyuma. Ariko Imana ni igitangaza, yewe Imana irarenze. Hashimwe Imana ijya ibanza gufata ijambo ryayo ikarishyira mu bikorwa mbere y'uko irikora. Bivuze ngo iby'Imana bifite imbaraga zo kuremwa bitaranabaho, ahubwo bikemezwa n'ijambo ryayo kuko ariyo ibyivugiye. Shalom.